burya nuko nguko rebaza ngo ari kubundi biragenda bite nuko nta kundi. Yeah, okay. Izo zari mpiburisiteho gato nako buriya tuba turimo turakora akazi twatangiranye bigenza umugabo hano. Uyu mugabo dutangire maragira ati umwana nahoze ndi we nta gashobora kuba byukuri yanyurwa n'unabaye we maze kuba nabo umugabo. Kira najyaga nifuza kugira ngo nzabe intwari kugira ngo nzabashe kuba byukuri ibihugu bimwe na bimwe nazijya mbikura amaboko y'abatwarisha igitugu, ariko naje gusanga ntago bakeneye kwica ni nomada. Kurikira wirebere bagenzana aho ngaho arimo aragira ati umwana nahoze ndi we ntago aramutse abonye ibyo nkuru uyu munsi engage niko nibwo butumwa yakwishimira nabaye we. Kira najyaga nifuza kugira ngo nzabe intwari agapima squad Dragon Unleashed dore ngabo Dragon yari maze kuba yarekurwa. Yo kandi uko tunagatangira is the new beginning, bunabwo nugutangira ibyo bita evolution. Agapime mu gihe ukareba kandi amagambo make cyane nuvuga make cyane ndi bukoresha uhere no kwenda vuze no bwayo ni minshi ngiye kuba nayagabanya. Kandi kuyagabanya ni gute? Ntaga ari ukundi Emily Sweetie yakarimo Emily Sweetie yitwa Master John Ozuna, Master John Ozuna Kesi Dollar yabasha kuba yaba producer. Muragiye mureba rero nakubwiye ngo karimo amagambo make kandi nanone the darkest mark iki machines dore ngabo bashize music. Nuvuga ngo ikintu gihari gishyashya muraza kuza kuduhereza comment niba tugiye kuzajya dukora mu buhe buryo. Hari uburyo burya bwitangira mihinduriye kuko abantu benshi bavuga ngo ariko ngiye bigeze ku gipfunsi rega ngo cyukireka tucyumve. Nuvuga ngo igipfunsi ni cyiza ndakure kucyumve hanyuma nawe ubwawe ufane. Aya nta nukundi tugatangiye bagenze kuri kirurebe rero. Uyu mugabo ko dutangiranye na magambo make yavugaga araho ari marajya hari umuhaye message ngo engage ngo natere natangire nta bintu byinshi. Kumbe hano ku rundi ruhande arabandi bariyo. Yo mugabo yajana niga dore ngabo yani gundi twamurebaga mu kanya arimo navuga ngo we ukuze kira ari kuniga cyakuye bastora. Muragiye mureba rero kiraniga masasu akurya bumva ari mararya. No kumbaye masasu kurya yaraje ari itsimba dore ngaho ariko harya nago nemvuze ko ibintu ari buvugera nari mvuze ko icyo ndi buvugara amagambo gusa bavuze dore ngaho kumbe yego ko ibi ni cyari ibintu nari mvuze ko bivugara ibyo nemvuze ko ntabivuga reka manze ndebe iyo ni action. Kurikira wirebere rero abakimana kubarangiza icyo yakoze nicyo yateruye akabunda nk'uko bireba. Muragiye mureba rero yeah cyaraje gukora bigaragara bagenzi ukaramaze kuba yagikora ariko amagambo yavuze ni make cyane. Tugitangira agafilime ntandi menshi igeze yongeraho agafilime nako karacyajya mbere. Kurikira wirebere
twagarutse ku rundi ruhande. hari umugabo uri yakubiswe. Ndagusabye reka ngende. Niyo magambo nta na kimwe nzi. Answer my questions. Banza usubize ibibazo byanjye. Out that door. Ndakure kugenda. Nakabaye nkubwira nakabaye nabikubwirega kuva na kare. Because I know you know. Ni kubera ko nzi byuzi. Ndashaka kumbwira. I'm going to be forced to hand you over to my friend here. Nuramukutemeye kumbwira ndaza gwatirwa kugira mbashe kuba nagutanga ku nshuti yanjye hano. I'm gonna force to hand you over to my friends here. Wini mutari bumbwira ndaza kuba natuzwa kuba nagutanga no ku nshuti yanjye. Yurumwe abantu bambere bakomeye kuri isi byo kuri mu bintu by'ububazi. Abasha kuba yatuma n'abantu bagira ibyo bibuka. Bitewe n'uburibwe abanyuzamo. Unorthodox. Yabyuzura mu tsuvu zakiri kare rero. Kuma umugabo yazanyaga dore ngaho. Harabibutse. Uburibwe bwonyine ngo butuma bibuka. Cyaramurebye. Haramureba. Cyaraje bagenzi kigaba kiramwegera. Whatever he can do to me, they can do to me. Nago nabikora ibyo namubwira by'ibyo mwe mwankora byose nabandi nibyo bankorera buretse sha. Ndumva arayigoye ku jambo. Ibyo mwankorera byose nibyo nabandi rega bankorera mama. Ntago navuga. Ububi bwose mwankoraho nibwo rubi nabandi bankoreraho. Nice neighborhood. Ndabona ufite ubuturanyi butuye ahantu heza. Nice neighborhood. Hera tuye ahantu heza. Who's this? Uyu ninde? Who's this? Uyu ninde? Niyo magambo. Don't you touch her! Tazibasha umukoraho. Then tell me what I want to know. Ngaho mbwira icyo nyine kuba namenya rero. Then tell me what I want to know. Kumiki kirari gataduri ngabo. Uragenda ku bintu. Then tell me what I want to know. When others have to suffer for our sins. Nta bandi bagomba kuba babara kubw'ibyaha byacu. Sibyo? All right. Yego. Please don't hurt. Ndabasabye umukobwa mutaza kwa mwamabaza ndabasabye. It was the senator. Yari senator. Paid him. Ninde wamwishyuye? Paid through a private investment firm. Yishyuye n'abantu by'ukuri. Actually a pharmaceutical. Bikorera wagira ngo ni ibintu by'imiti. Sasura murya. Irindi. Are you fucking kidding me? Ibyo ni cyo urimo urakora wowe. We're supposed to be on the same side. Kwakabaye turi ku ruhande rumwe ge namwe. You just blew to pieces. Nta n'isoni rega. The general knows you completed your assignment last night, but instead of General zineza mbyukuri kwarangije amabwiriza yawe je ariko uracyakurikirana amakuru. Colonel, is that you? Colonel woni wowe? Yes, it's me. Yego ni urumva rinde? We assume that you're trying to extract information from him before handing him over. Information that we Uyu mugabo ntago wagakwiye kuburi muramukura amakuru akaba ari muramutanga. I had to know if he knew, didn't I? Nagira ngo menye niba hari ibyazi. You knew that he would be in a position to compromise us later. Ariko waruzi neza mbyukuri amakuru ne yatanga ko bitari ngombwa. Yari kuba yatumenyekanisha mu kandi ka mwanya. Let me see why. Reka ahubwo nibaze ngo kuki wari ukeneye amakuru ku giti cyawe. About your little retirement fund for quite some time. Maze kuba namenye neza mbyukuri amakuru neza kudufaranga twe ko kugusazisha nta twari ufite. Kamaze ugire kuduhiga. Terminate your operatives. Urampa uburenganzira murangize. I have operational immunity and you know it. Urabizi mfite ubwishingizi. But you are on notice, Mordred. Mordred, reka nkubwire ngo guhaye ka gasopo. We condone no further independent action. Thank you. Ikindi gihe nago tuzongera kwa twakwemera kwa akora ibikorwa byawe urakoze. Baramubabariye inga mbwiye tuma uburenganzira murangize. Kumiki cyaraje kisatira dore ngabo. Hey, like the dog you are. Wakiginga uzahora upfa nk'aho uri imbwa uriyo. They say leave it, you walk away. Iyo bavuze ngo ureke uragenda. Umeze nk'imbwa urategekwa dore ngabo. Bad.
They say living and then you walk away. You and I use you just like they use us. Bazagukoresha nkuko natwe badukoreshe. They use you just like they use us. Bazabakoresha nkuko nabo bakoresheje. I used to be like you. Nanjye kera nari meze nkawe. I used to be like you. Kurikira urebe ngo nanjye kera nari meze nkawe. I used to be like you. Kurikira wireberera agapime karacyajyayo. Aya. Ngo kera nanjye nari meze nkawe. I used to be like you. Agapime karacyajya mbere. Kurikira wirebere rero. Kubagenzo n'umugabo kwa kagiye atya arimo aragenda. Harakana yatangiye kugenda abona hakurya. Hanavuye marakitegereza kakabona dore ngabo. Akana kagahungu rwose bigaragara ko ari gatoya arimo arakareba. Nako karahindukiye karimo karamureba dore ngabo. Narakomeza rakitegereza. Twatangira inyamagambo agira ati uwo nahoze ndiwe kera. Haramutse mbonye uko nahindutse maze kuba nakura. Ntabwo ari ibintu yakwiratira. Bigaragara ko wasanga abagenzi n'umugabo yakoraga ibintu bitari byiza. Ko bigaragara twagarutse ku rundi ruhande. I can't believe she's gone. Ntago nakwizera mu byukuri ko yamvuyeho. Was a very special lady. Nyogokuru wawe sha yari umugore mwiza koko. That this is mine. None ibi ni byansigiye. Very much. Do you know this place? Yeah. Hano hantu hakunze se. Grew up here. Yegerega hano nakuriye. Beach. You don't find lots this size anymore, and it's really quite desirable. Now, if you'd like, I could get it Uramutse ubishatse nahategura ubundi nkagushakira n'umukira akahagura. on the market for. Nta kibazo byabitwaye. Ukisubiramo umujyi. Oya. Really? I thought you big city folks were all. Naketse ko abantu bakunda bahora mu mujyi bawukunda batajya baza mu cyaro. Be staying here for a while. Oya ngiye kuba nagumanga igihe kirekire mbe mbasha no kuba nakwibuka mye kuri nyogokuru wanjye. An injection of new life. Rero haje mu byukuri ameze nk'abagira ngo nitangiro ry'ubundi buzima bushyashya. The old dam broke. Cut a new route in the river. However, it's Hano hirya hariyo nakagezi. Hano ni heza koko. in distance of here. Aha ni heza pe. Check that out. Hari nakagezi. Well, I've got to get going. Ngiye kuba nakomeza ngende. Office if you need anything. Ibindi byose uzakenera ubwo uzagere ku biro byanjye. Uyu ni umurage nyogokuru yasize usiga rwose aburaze amazina yawe wa mwana we. Akira n'imfunguzo zawe ngizo. Again, Ubwo tuzongera tubonane. for your loss. Kandi wihangane ko harabuze nyogokuru wawe sibyo? Wife and I included. She was the most selfless person I've ever met. Yari umuntu wakataraboneka ntigeze mpura nawe. Yari nyirakuru bagenzi uyu mukobwa. Ngo yari umuntu wakataraboneka atigeze ahura nawe kuva yabaho. Abandi bose yahuye nabo bari bataramera nkawe. Ntuvuga nta wundi igeze ahura nawe nkawe. We yari umuntu wakataraboneka. Iyo ni inzu rero yarakoze asigaye yaraze bagenzi uriya mukobwa we. Twagarutse ku rundi ruhande hari ikindi kiri hakurya kirimo kira muri by nature kirimo kirajimera hakurya kure. Kumbuka arimo arajimera hakurya umukobwa uriyo. Murajye mureba rero. Kuba ariyo uyatangiye kugenda avomera. Kwa vomera kumbu uyu nawe. Aha. Ngabo. Murajye mureba. Aga filime nako karacyajya mbere. Start with me. I'd love to have let you kill Mordred and that lackey butcher of his. Nakifuje by'ukuri ko wica Mordred ndetse na kiriya kibazi cye. There are Ariko amategeko yacu ntago yemera ko twicana. certain splinter skills. Bari hari ubundi bumenyi runaka bafite. Paths. Too true. You're getting harder and harder to control every day, but for now, their services are still required. Ibintu bigenda birushaho kugenda bikomera guhera none hangambye kuri ibyo wakoze ndetse n'ibyo ukeneye gukora byo biracyakenewe. Ibyo akeneye gukora byo biracyakenewe. Service they are still required. Twagarutse hakuno tuvuye kurya kuri ya musirikare. Uyu nawe yakomeje bagenzi kugenda areba ibyo yarazwe na nyirakuru. Aritegereza buri kamwe kose arareba impande zose. Kumbe kujya kureba gutya yabonye ibindi dore ngabo. Let go for your regret. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukureka bagenzi kwicuza kwawe. Ukabyihorera ibintu wicuza ngo byarangiye ukabireka. Ibya kabiri ugakora ku bintu by'ukuri bitagutera ubusambo nuvuga kwirekura. Kumva neza ko ari byo ugomba gukorera n'abandi. Hanyuma icya gatatu cyo ndabona nanjye ntazi icyo ari cyo.
ariko hari agafoto gusa k'umukecuru ndetse ari kumwe n'umusaza bigaragara abagenzi uko bari basazanye yenda ryo asanga icya gatatu ari uguhiga uwo muzasazana ariko abiyi minsi hari igihe usangamo mudakeneye gusazana kubera ko akantu gato kagwamo gasanga ibintu byashaririye agapime karacyagiyeyo kurikira wirebere rero twavuye hakurya tugaruka kuri wundi w'umusirikare nanone ahantu ari uyu musirikare twabonye ari kwica kandi ari gukora n'abasirikare bakomeye harimo na koloneli. And solar technologies last week. You did remember to make that look like a suicide, right? uribuka bya bintu wakoze icyumweru cyarangiye kutigeze ubikora ngo mbere nk'aho ubwiyahuzi. Proximity alarm? Niko iyo ni alarm igaragaza ko twatewe cyangwa yego warurenze ku matware yabo yo kuyinkota dore ngabo uyu nakura y'imbunda dore ngabo aya ni alarm igaragaza abagenzi uko batewe binjiriwe byaje kureba no niba batewe rero tegereza neza gutya koko warenze ku matware hakurya ibyo niki. It's a woman. Umugore, it's a woman. Before us. Tubona arimo arakomeza aza dusatira abantu ngo arimo aragenda basatira. Better to be safe. Go on, I'll cover you. Ngaho genda ndaza gukavaringa dore ngabo we nagendera mu kavaringa dore ngabo ha ibi ni ikira bitera bite. I'm a grain. I just moved into Libby Jackson's old. Yene twambye kuri grain ntuye hakurya kuri yanzu tuye hafi n'umugezi uyu nare hafi arimo ararunguruka. Aha bari kuvuga n'ibice arikora. I think I might be your nearest neighbor. Naketse ko rebo turanye tuye hafi yanjye. Cookies, chocolate chip. Hari utwo nari nakoze mbye kuri ngo twige kuba twagenda dusangira n'abaturanyi. Banamenye mbamenye yego urakoze. I don't mean to be pushy, especially because we just met and all, but are you okay? Umeze neza ntaguhatirije umeze neza yego. You're bleeding. Urimo urava amaraso ariko. Oh. Yeah. Yego. Boating accident. Ni impanuka nagize. Kumbu yagiye gufata agafoto. Arakarya. It looks worse than it is. Can I help? Hari icyo nafasha? Oya. Are you sure? I mean, urabyizera ntacyo nagufasha. But I'm happy to go to the. Ntago mfite ibintu byo kuvura ariko najya mu gasantere kubishaka. Okay. Sure. Yego urakoze umukobwa yitwa Green dore ngabo yitwa icyatsi. Way over there. Yene hakurya. 298. Hari aho muri 229 dore ngabo nako 98. 298 muri 298 nihatuye hakurya niye muturanye bugufi yarabonye ngo yagira ngo bamenyene nta nubwo yaramuzi reka da wagiye kurikira inzu ari byo yari yakoze. What do you think? Urakeka iki? Like you said, local lady with too much time on her hands. Nkuko bivuze nyine nabagore batagira akazi b'abaturage batuye aho ngaho. I got a picture of her. All right. Nabonye agafoto ke ndaza kuba namenye makuru yataza kuba ari enemy uri tangiye kutugetageta. Gataza kuba ari umwanzi utangiye kuba getageta. Tell me something. What if she had a gun? Mbwira yaba afite nk'imbunda. Kill. Ukaba wowe urakeka byari kugenda gute? Yari guhita kurasa. What then? Yari cyangwa ari sniper inyuma ye. What if I with honor? Honor. Nari kurwanisha icyubahiro. Hide with honor. You idiot. Ahangaha ntago turwanisha icyubahiro wa kigori gihe yaranamutuka. Do a gunfight. Ahangaha ntago ushobora kujya ku rugamba ruri burwanwe n'imbunda ngo ujyane icyuma. Yard and play fucking samurai. Ukayigira umusamurai rega nta nisoni. You have a gun. You are afite imbunda. I want you to use it. Uri umusirikare kuki udakoresha imbunda? Sir, yes sir. Yego nyakubaha nyakubaho. Yes sir, you bet your ass. Nyakubaho yego nyakubaho. Dore ngabo. Location still good for you? Bya binumva wabirya? Byihorere ntubirye. Niyo magambo. Instruction. Utegereza ndi mabwiriza uribuze kuza kuhabwa. Urumva? Ntihabwaga abagenza amabwiriza yo kujya kurangiza abantu bigaragara ko n'umusore ari umwicanyi. Ari mpamvu twatangiye amagambo arimo aragira ati umwana nahoze ndi we ibyo nifuzaga aramutse mbonye ntago yakwishimira umugabo nakuze nkaba we. Yarakuze ahinduka mundi. Arikwereka muri aho ka mwanya wa mukobwa nana herereye hari byararimo. Oh, it looks great. Thank you so much. Mana hano harasa neza wakoze cyane. Is there anything else I can help you with? Hari ikindi nagufasha ra? And so much. What was your name again? Harya witwa ndedi? And if there is anything else I can do, let me know. Oh. Niba hari ikindi nakora No, thank you so much, but urakoze cyane rwose amafaranga yo ntago nyakeneye. I thought you were looking for work. Nari nzenda kuri murashakisha imirimo. I heard your husband fell ill and I just want. Numvise ngo umugabo yararwaye nari nkeneye kuba naza kugira icyo mfasha nta kindi cyangenzaga. Oh. Hanyuma There is actually something you could help me with. hari ibindi buriya mbona wamfasha. Where's your nearest pharmacy? Ka farumasi karana mugufi karagana he dore ngabo. Farumasi. Twagarutse kuri uyu.
Honor. nakarwanya n'icyubahiro dore maragenda byibuka kandi mu myitozo. Soldiers get to be heroes. Yaracyagira ati ko umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. Kumbari muri ibyo alamu yarongera kubita. Ngo umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. Haya. Bantu murage mureba. Agafilimi nako karacyajyayo. Ngo umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. Ntibaru kubiki. Kumbe yakijya kugera ku rugi. Aha. Just as I suspected. Nkuko nabikekaga. Umenya ko nje ntaranahagera. So I brought you some in case you don't have any more. Hari two nari nkuzaniye mbye kuri kugira ngo Here, so. nuramuko ukeneye kugira ngo uzagire twifasha nadukuye mu gasantere. Uri umunyempuwe. Please, come in. Ya nta kibazo injira ntari. Injira iteka ryose ntabwo wazajya uhora umuntu urya muhoza hanze reka reka. You are very kind so. Please come in. Teka ryose ntabwo umuntu ahora umuhoza hanze reka reka reka. And I go out of my way to meet people, you know, and if possible. Ndi umuntu mushyashya muri no quartier nari ntangiye kugera nyine mpura n'abantu. So do you work here or do you live here? Ukorera hano utuye hano? Both. Byose ndahakorera ndanahatuye. So, you said you were trying to be more helpful. Yeah. Is that all? Wari kuvuga ngo urimo uragerageza ngo urebe ko hari icyo wamarira abandi bantu. Yego. Not at all. Hari ikibazo ya ntacyo. No, this silly little quest I'm on to better myself. Hari ibyo ndimo nanjye ubwanjye. Yego. And I don't know. It's just this 3-step thing I'm trying. Hari intambwe zigera kuri 3 mbyikuri nyogokuru wanjye yambwiye ngomba kugeraho. Well, step number 1. Ya mbere. To admit your mistakes and regrets. No kwemera mbyukuri amakosa yawe ndetse ntukicurize ibyarangiye. Ya kabiri mbyukuri no kureka ubusambo no kumenya gusangira n'abandi. No kureka ubusambo. Ya gatatu rero. Third step. Intambwe ya gatatu ni Jean. You know, I don't know just yet. Ntago nanjye ndayisobanukirwa. Intambwe ya gatatu nawe ku giti cyara ataramenya ngo ni yihe. Kumva gakobwa karisetsa setsa musore naga kareba gakisetsa setsa dore ngaho. Kumbe kwagarutse hano. Hakuno. Yo nakubwiye ngo bigezaho. Nzajya ngenda. Ndeke namwe. Mwiyumvire. Mbishyize hasi wa mugabo we udakomeza kungendaho rwose sibyo kumbe cyabishyize hasi igiye kubishyira hasi reka duhangane ntakibifite
ibyo nanjye nibyo nashakaga dore ngabo nawe arirega ikigabo ni cyinshi dore ngicyo kumbe dore intosho abagabo n'abagome we ibyo ntimusabikore ni bibi cyane ibyo ni bibi cyane mujye mubireka ntimuzanabitekereze buriya ntago ari ubuntu buriya ntago ari ubumuntu kabisa buriya ni ubunyamaswa uyafashe cya kindi yaje ashaka uko bigaragara ko aricyo yashakaga buri kanya baga afite mission ariko every mission was to eliminate people buri misi yose baga afite bagenzi bagariye kurangiza abantu murajye mureba rero which is not good atari mission nziza kubera ko nawe ni ibintu yatangiye yigayira kwagarutse hinaha Call you back. ndaguhamagara mu kanya hari byarazanye Excellent as always. bibaye nk'uko iteka ubuhoro bikora hanyuma yaraje aricara Hey, you injured? You need me to call a medic? urarwaye nkeneye umuhamagara umuganga oya All right. yego Intel ran a background on your neighbor and she is clean, so odds are naje kuba neba kiriya gikobwa mu by'ukuri andi makuru nabonye nta kibazo gifite not a threat, but I'd like to... ahubwo ndagira ngo ugende ujye kundebera amafoto yacyo yandi urebe uko kibayeho byose ufotoruzane hano ngire n'andi makuru runaka nkiga ariko naje gusanga nta sosiyete n'imwe gikorera yatugenzaho ibyaha I cannot keep you stationed here unless we know that she is clean. We don't want our... ntago nshobora kuba nakurekera ngaho reka tumenya amakuru ye hafi ya yose tukamenya ko nta kibazo afite ayo narebye make nta sosiyete akorera findings here. Go on. genda ubuhigahiga nanjye ndaba ndimo ndakora imirimo hano sibyo uriya ngo nagenda bahigahiga nawe bari gukora imirimo hariya ko bwanaherereye muri ayo masaha uyaje kumwitegereza murajye mureba harareba ye kumbe kureba cya ibineti yambaye birimo na kamera harimo aranafotora haramwitegereza ukumva agiye gufotora ifoto hano kiye gufotora abona uyu nguyu kandi akuyemo imyenda ahita katarigendera mwanya mfite wo kureba dore nga yarakase uyu nayambara twenda abantu bararana ninjoro baba twita niba ari uturobe ngo de nuit niba ari utushati de nuit ntago mbizi gusanze uko batwambara ninjoro niba dupinjama ibyo ntago mbizi murabizi muraramutwambaye dore ngabo kumuroka mwanya uri yasubiyeyo amafoto arayatwara Photos and video collected for the Peeping Toms out the agency. amafoto ndetse n'utuvideo duto nari mbashe kuba natuzana byose birimo aho ngaho They've got the right mixture. dufite ubundi indi mission igiye kujyaho Too bad for them. ariko ni mbi cyane Mixture? yes These documents are copies of a researcher's findings. aya ni amadokima mu by'ukuri ahera ku bushakashatsi bwashatswe ku buvuzi bw'indwara Isn't there already ya malariya Negative. Only treatments, no cures. ubundi se malariya isanzwe itagira ureka dayi ubundi yavurwaga ariko burya ntago igikira mu muntu Well, bino nababonye uburyo bwo kugira ngo ikire neza goddamn cure, and this doctor needs to die. uyu mudokiteri kubera ko yamaze kuba yabona mu by'ukuri urukingo rutuma malariya itazigera ifata umuntu agomba gupfa Look like she died from her own... kandi agomba gupfa bikagaragara mu by'ukuri ko yishwe nanone ni na za ndwara yamitiye she? ni umugore This is your first assignment. yego nyine ni umwe mu bagore ba mbere uhaweho inshingano kujya kuritura dore ngabo Sticky, nuko binameze nta byo kuburana bihari but try looking at it this way. There's too many of us. People, I mean. urabona ikibazo birebe mu ndorerwamo nanjye mbireberamo tumaze kuba abantu benshi abantu To have a cure for... abantu rero urumva umuntu aramutse ashyizeho umuti utuma abandi batazigera barwara ngo banapfe This that affect people in the... ntibyateza n'ikindi kibazo ku bandi banahari izi ndwara ziba ziriho ngo zirwara abantu bamwe bapfe basiga abandi basigara ari bazima Every day, each one of us craps out pounds of infected feces every single day. We burn buri munsi umwe muri twebwe mu by'ukuri arakura abandi bagakura bagomba kugira izo virusi ituma bagenda banagabanuka the planet. uyu mubumbe turimo turawuremerera So we're soon going to run out of the basic resources like... hari igihe kizagira tunabure bya bindi bya mbere ibyangombwa by'ibanze
nuko bizagenda da. Anyway, I mean, most people listen to rap music instead of Mozart. Abantu bamwe by'ukuri bagiye kurapa abandi bagakora iki? Ariye kizagera birangire nta kimwe gisigaye. Do you actually think we need to extend life? Urimo nakeka dukeneye gukomeza kwiyongera nkuko turimo tuyongera buri munsi. Dukeneye kugabanuka ahubwo. Smog. Nature created malaria. Tugomba kurekana none bisa nkaho bihari. Tugomba kujya ku ruhande rw'ibidukikije by'ubwabyo byaremye malaria. Malaria tugomba kwishyigikira abantu bakarwara bakanapfa dore ngabo. I'll get you a transport. Ndaje nguhigira uburyo iri bugenda get you transport. Bagomba bagiye kujya kurimbura umuntu wakoze uwo muti. She needs to die. Uyu mugore kandi akeneye gupfa dore ngabo. Agomba kwicwa bagenzi nk'ahari impanuka. Like an accident. Waramaze kubabona cure for malaria. Abana bazungu baragira ngo abana b'abantu tugabanuke ku isi ngo babona dusa nkaho tubangamiye ubwinshi bw'isi dutuyemo. Ariko ikibazo gisa nkaho gikomeye ni kubera ko imiti hafi yose myinshi bayizana muri Afurika. Tugasanga ariyo kibazo nyamukuru gikomeye kurenza n'ibindi. Agafilime nako karacyajyayo umugabo yaraje aricara. Ko yaje akicara atyo bana muragiye mureba. Yaje aricara aratuza maze kwicara aratuza. Haya. Birarangira bite birera hehe. Nyakimara gutuza. Bana muragiye mureba dore ngabo. Harundi haje amwicara iruhande. Tango Hotel 11. Tango Hotel 11. 38. Tango 38. Major tugende. Tango Hotel 11. Kamenya bagenzi guzo ni kode za gisirikare dore ngabo. Tango Hotel 3A. Kuri kirebe. Ndiyambwiye ngo Tango Hotel 11 ndi ngo Tango Hotel 3A. Ngura kaza neza Major bagombaga bagenzi kumujyana. Hari we ragiye kuri kurangiza. Yari eliminate we yararangizaga. Agapime twe Dragon Unleashed dore ngabo. Dragon yari yarikuye. Kandi irekuwe rero. Hari bayohereje ngije kumuhigo. Kumba ari maragenda gutyo yongeye bagenzi kubona kano kana bigaragara ko kano kana yakabonaga mu nzu zize. Bigaragara ko uyu wasanga yenda ari we wakera kiri muto. Ari mpamvu twatangiye arimo aravuga ngo umwana nahoze ndi we aramutse abonye ko nahindutse ntago ari ibintu yakwishimira. Ntago ari byo yakwiratira. Ko kera ngo yagira ngo azahagarika abantu bakoresha imbaraga mu kuyobora abandi cyangwa mu gutegeka abandi bategekesha igitugu ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Ariko yarakuze ajya mu bindi. Ngo yumvaga neza ko umuntu kumusirikana no kuba intwari ariko yarakuze ibona ukundi murajye mureba. Agapilime naho karacyajyayo twagarutse ku ruhande rumwe cyangwa urundi rutwana turiyo rwose. Uyu mugabo niho yararimo araza. Bari maraza hari umugore uriyo wirabura umwirabura uko bigaragara. Gupima gutwana yamara kudupima dore ngaba agapima akongera agapima agapima dore ngaba yamara gupima ntakagira utundi tunabatamika. Yaramaze bagenzi ko yabona cyuwa ndetse akabana akabomba bakagenda gasekaraho ibyishimo by'abagari byose. Kumva uko ari muri ibyo yaramaze bagenzi ko yabona cyuwa urukingo rutuma umuntu atazongera kurwara malaria. Vuga n'umuti muri rusange uvura ibyo byose kuba bitazongera kuba byabaho. Bagarutse ku rundi ruhande rw'amazi hari abandi barobyi bariyo hakurya n'abandi bana bariyo bigaragara bagenzi hano hantu kwasa harasa nko muri Afurika. Burya Afurika kenshi ukunda gusanga iriranga burya. Yarimo aragenda atyo uko arimo aragenda aratambuka aragenda arakomeza aragenda. Sinakubwira kumbe iki cyaraje kiruka kije yaje yiruka kumara kugeraho cya gishinge barakimuteye aragitsindagira dore ngabo yamuteye cya gishinge hamaze kukimutera bagenza musigaho. Ubu yaricaye binakoze ubunyamaswa. Ko umuntu yarabonye bagenzi umuti ushobora kuba wafasha abantu kutazongera kugira indwara nk'izo barwara. W'ikintu akoze akaba ari kimwe ari ukugira ngo bagenza murangize. Agafilime nako karacyajyayo ntago ari byo. Hari ibintu by'umuntu akora ugasanga nawe ubwe yaraje arababara habazwa n'ibyo akoze. Byaramubabaje cyane. Hari ibintu buryo umuntu akora nabi bikamubabaza bikanamubangamira.
agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Yaraje ajya hahandi akora operation, aricara arahagarara biranga kure yakuma, kumva uko yicaga umuntu yarazaga agashushanya. Ari muri ibyo bagenzi rero ngiyumva kaka alamu yarazaga abagenza kongeraho imibare. Uruyari turaga wese yarazaga kongeraho imibare. Dore ngaho ko yaza akabona ibintu mba ndimo, ko umuntu usura hano buri gihe mbona ari umwe, nkamusuraga buri gihe horaga ari umwe. Hi. Bitera You stopped by yesterday. You weren't here. ejo narahageze ntabwo wari uhari. Yego, Go out of town. nagiye mu mujyi ho gatoya. I figured. I thought you probably wouldn't have time to go to the market yet, so I made you some dinner. Naketse nagutabonye umwanya wo kujya ku isoko kwihahirana nagukora two kurya. Yari yamukora two kurya, ngo ntabwo wabonye umwanya yenda wo kujya ku isoko kwihahira, ngo nagukore two kurya. Dore ngabo ntaga filime karacyajyayo rero, kurikira urebe rero. Fatiriya ya sinema. Haya hanya. Are you okay? Umeze neza ra? Sure. Yego rwose umeze neza. Question. That three-step thing you were doing. Oh, I forgot to tell you. Narifite ikibazo cya bya bintu urimo urakora ry'intambwe gatatu niye. It's obvious, really, but I can't tell you until you do the first two steps. Ntabwo gishobora kuba nabwira mbyukuri intambwe gatatu utaragera ku ntambwe ebyiri. Banzo ugere ku ntambwe ebyiri nkubwire ya gatatu. Is step one again? Ya mbere ryari Step one is admitting your mistakes and regrets. nuko yemera amakosa yawe ndetse no kutayicuzaho umwanya muremure. Niyo ntambwe ya mbere. Wowe wemera amakosa yawe Help if you get them out in the open. kugira ngo ubashe gufunguka uvuge umuntu muzimirega. You first. Ngaho mbwira ibyawe bwa mbere. I'm already on step number 2, but Gende kuri step ya kabiri. step 1 won't hurt. Ya mbere ariko nayivuyeho. It will help you. And honestly, it's fitting that we're in this town when I admit this, because all of my mistakes can be... Ndimo ndebuka mbyukuri ibyo byose byabaye igihe ndi mu mujyi nahuye nabyo kubera amakosa yanjye ntajyaga nemera. Here we go. Ariko My grandparents raised me in this town, and in typical teen fashion, I rebelled. umuryango wanjye mbyukuri wandereye ahandi hantu hatari ahangaha, nabanye n'abandi bantu benshi, ariko Of a career, you know, life in the big city. urabizi ubuzima bwo mu mujyi munini ukuntu buba bumeze. Adventure. Would have been a great adventure if I found something other than dead-end jobs. Bwari ubuzima mbyukuri bwo kugira ngo umuntu ahigahige. Yego nyine, But adventure, ubuzima bwo gushakisha. Did you find love? Wigeze ubona ibyo yashakaga se ubonamo n'urukundo? Ariko nawe nah, oya nta rukundo nabonye. Urabona agiye usa nk'uwabonye urukundo. been once, but no. Ntabwo ari umwe twabonanye, ariko ntabwo nigeze mbona urukundo muri bo. Kind of guy, right? Guy is nothing like my grandfather. Ntabwo nigeze mbona umugabo mwiza mbyukuri nka sogokuru wanjye. Thinker type guys, you know, guys. Nyene umuntu w'umugabo utekereza ubyakira. That Ntabwo ari abagabo gusa upfa kubona gusa bazana inganzo zabo, reka da. consciousness. Njye nkeneye umugabo mwiza. Yeah, it took me a long time to figure that out. Byantwaye igihe kirekire kuramenye ngo umugabo nkeneye ameze nkande. No. Barakeneye umugabo agenza umeze nka sekuru we. Niyo mugabo mwiza arakeneye. What's worse is I never gave the two people who truly cared about me a grandchild. Ikintu cya mbere cyanambabaje kurenza ibindi ni kubera ko abantu banyitagaho cyane, ntigeze mbasha kuba nabaha umwuzukuru mbere ko bava muri iyi si. Ari nyogokuru wanjye ndetse na sogokuru. Every anniversary, it's just... Ibyo naje gusanga mbyukuri ari ukwikunda kuba ntacyo nigeze mbasigira. Agafilime kiswe Dragon Unleashed. By the time my grandfather was my age, he had served his country in a war. Urabizi ko sogokuru wanjye mbyukuri ngo agifite imyaka nk'iyanjye yabashe kuba yakora igihugu cye, And then- ajya ku rugamba kuranga ari n'ubudahangarwa n'ubusugire bw'igihugu. Urabizi? The only thing I've managed to do is be fired from my jobs, if I didn't quit already, and most recently be dumped by my boyfriend, who's now gay, and... Ikintu cya mbere mbyukuri nabashe kuba nakora imirimo yanjye ndimo ndakora nagira ngo mbashe kuba nayivaho. Boyfriend twakundanaga nawe mbyukuri yari PD. Dore ngaho yarababaye cyane. Your parents must have been wonderful people. Bigaragara ko wasanga ababyeyi bawe mbyukuri bari abantu beza. They were. Yego bari beza ababyeyi banjye. Well, N'umwana arezwe bagenzi na nyirakuru ndetse na sekuru. mistakes and regrets. Namwe amakosa nyine ngiye mba ntashaka kwicuriza kuko nyine byararangiye. Ntabwo ahora ba mu buzima bw'ahahise. Hard to explain. Try. Ngaho gerageza nanjye mbwira. It's a question. Nge ni ibibazo mpora nibaza. On. Oya nta kibazo nanjye bimbaza. One that's been bothering me for some time now. Ibyo bimaze igihe kirekire bimbangamiye.
What the child I once was, umwana nahoze ndiwe kera. be proud of who I've become. Ntago ashobora mu by'ukuri kunyurwana uwo nabaye we maze gukura. Cyo ni ikibazo mpora nibaza. What would he be? Ya wakabaye umeze utese. Like all boys, I imagine I grew up to be tall, strong, and true. Abana bose mu by'ukuri bahungu bahora iteka bibaza kugira ngo bazakure barebare, babanyakuri bakora ibyiza, babe intwari. Superman. Babe ba Superman. But without the powers. Ariko je ndi Superman utagira imbaraga. As we all know, nkuko tubizi rero, once we grow, we start to compromise. Iyo dukuze dutangira kugenda tugendwaho. I've compromised. Tukanamenyekana. So much. Byemaze kuba namenyekana mu buryo bwinshi. And just recently, so much more. Kandi mu buryo bwinshi cyane. If the 5-year-old I once was could see me now, he wouldn't recognize me. Umwana niba nkifite imyaka 5 aramutse mbonye no munsi ntabwo yananyibuka. I understand. Ibyo ndabisobanukiwe. Said most boys dream about being super. Abasore hafi ya bose mu by'ukuri bahora barorota kugira ngo nibakura bazabe ba Superman cyangwa bazabe ba intwari cyangwa abandi. Ariko natwe abakobwa burya duiteka ryose tuba twumva tuzaba bamikazi, tukagira inzozi, tukagira amateka twandika. You are kind. Birumvikane ko uri n'umunyempuhwe. Ngabo bagasekamo ndagaseka. Batangiye kugenda baseka baricyo. Number 2 is? Uragira ngo ushyire nayo ku rugero rwa kabiri, ku ntambwe ya kabiri yariyo. Yagira ngo amushyire bagenze ku ntambwe ya kabiri. Uragiye mureba. Haraho bagiye mu ya mukobwa ngo nyirakuru yaratuye hafi bagenze n'umugezi. Aga filime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Birarangira bite birahera hehe kurikira urebe kumbe muri aho ka mwanya. That lady down there? Urareba hakurya iriya ntago ndi kuhareba neza. Aritegereza. Hari umugore iriyo. Her son is sick. Umwana uriya mugore arwaye. He might die. Hari n'igihe yanapfa. Everything right. I mean, you know, she has health. Uriya mugore akora buri kimwe cyose neza ariko ntago abona ubufasha mu by'ukuri bwatuma avuza umwana we. She's working 3 jobs in order to pay for it and it's still not. Akora imirimo 3 ku munsi kugira ngo ariko yabona ubwishyu bwo kugira ngo yavuza umwana ariko ntago byose bikunda. What's your plan? Gahunda zawe ni zihe? Some money. I want to give it. Kugira ngo turebe mu by'ukuri ko umuntu yamaka udufaranga gihe rutwe mfite bansigiye nk'umurage. Besides, nkamuhaho. What the 3rd step is, remember? Kugira ngo tuzagere ku ngingo ya 3 tugomba kurangiza ya 2. Well, you'll find out soon enough because you're going to help me. Ugiye kubimfasha kugira ngo tubashe twamufasha rero. She's too proud to accept the cash, but I think I found a way in order to trick her. Ntabwo ari umuntu upfa kuba mu by'ukuri yapfa kwakira amafaranga ariko nabaze kuba nabona uburyo bwiza twakoresha. Yes, my boss. Nigeze mbona ikimodoka kimeze nka Mustang ari wanyu, ni cya boss wanjye. Perfect. Iyo ni byiza cyane rero. Hurry though before she goes to work. Just Reka twihute mbere ko mu by'ukuri ajya ku mirimo dore ngabo. Ibyo ni byiza cyane rero kumbe uragireba. Baragenda ikimodoka ngicyo. Mustang. Aya. Urimo racyumva kirahumeka byo agafilime karacyajya mbere dore ngabo. Ikimodoka kiraho bagiye kirahumeka ni cya Mustang. Kumbe kugera imbere basa nk'abarenze. Iyo bayita ni Mustang iyi ni Ford ho. Iyo ni Ford bayita Camaro. Dore ngabo z'imyaka muri za 79 dore ngabo. Ford Camaro. Aya. Urimo rayireba. Bayita Camaro. Hello? Bitera. Hey. Bite nawe. Stop and admire these ceramics. Hanga nigeze mpanyura ndi ibintu by'ibumbano bigiye bihari ari byiza. God, such great artistry. Bigaragara ko akamye kuri nakubanze bukomeye. You. Urakoze. Oh, are you the artist? Niwe muhanzi se. I wouldn't call myself an artist. Ntago je nakwita mujye kuri umuntu w'umuhanzi ariko nyine nige wagahanze. It's really more fiddling than anything else. Of course, I haven't had much time for that. Ntago nigeze ngira umwanya muremure kugira utuntu twinshi nakora ariko. Would you consider selling this one? Wakagurisha se? Oh, nobody's ever asked me that before. Ntabugeze umbaza ukagura kuva na kera ariko. Pay you. Nakwishyura ariko. No. Oya winyishyura. Nakakwihera nawe ukakitwarira.
Call me proud, but yego ko mana reka mbyiratira ariko no matter how nice she may be. nitaye mu by'ukuri kubwiza bwose ufite Why not? Just pay me whatever you think. ngaho nyishyura ukeka yose mu by'ukuri gakwiriye nta kibazo ngo namwishyura akeka yose gakwiriye nta kibazo akana ke kari karaho umubyeyi nawe araho filime nayo iracyajya mbere kurikira wirebere kumara kwereka abagenzi muri ako kamwanya muri ako kanya katari kanini umukobwa yakuye amafaranga yari afite abagenzi mirage yari yararazwe na nyirakuru na sekuru ibyo se urimo urakina ariko ya ntago ndi gukina kintu reka reka I thought you were just gonna give me like nari nzi ko ugiye kumpa nk'ibiceri nka 20 hano ukuyemo imishandiko y'amanoti mva. You are a very talented artist. uri umuhanzi mby'ukuri ufite impano y'akataraboneka niyo mpamvu ngomba kuba naguye amafaranga kuranga igihangano cyawe kigira agaciro. No, I always dreamed of being an artist, but I'm not. iteka ryose nahoraga mby'ukuri nifuza kuzaba umuhanzi ariko ntabwo nifuje kuzaba umuhanzi ucuruza ibintu gutya. Like Van Gogh, for instance. oya nta kibazo gira ikibazo. Painting his entire life. Are you sure? This is a lot of money. aya ni amafaranga menshi ariko reba hakurya iriya urimo urareba uriya reba imbere dore ngaho uriya ni umugabo wanjye Rockstar. uriya ni umurockstar bari babandi baririmba ibintu bya rock And filthy rich. akaba ari umukire kandi akorera amafaranga menshi. I mean, God love him, but ndamukunda n'Imana iramukunda pe than he's worth. ngabo No. oya jye ntago nayemera Advantage. ntago nayemera ni ukuri ntaba ndi kubaremerera Right on stage. uriya mugabo wanjye yagiye kuri stage ubufaranga ahubwo abukora amasegonda make ntacyo bitwaye rwose yatwara we turaguze reka ntware iki nawe twari yego urakoze cyane ni ukuri. Thank you. yego urakoze kumbuye n'ubundi icyo yashaka ko ari ukumufasha ariko uyu mugore ngo ntabwo uhera umuntu bagenzi wiyemera ngo utapfa gufata ibintu byose ahawe gutyo nabinyujije mu buryo bw'ubuguzi hanamwereka ko uriya mugabo bari kumwe ari umugabo we kandi akora menshi agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere barakwereka muri ako kamwanya byacu bidatinze muri ako kanya gato cyane baraje bajya guhagarara ku rundi ruhande bafite ya foda yabo Kamaro yo muri za 79 n'iz'imyaka foda Kamaro dore ngabo kumbe gutegereza neza gutya nyaha yazanye yambaye intoki ajya kurunguruka kumbe umugore bagenzi arishimye yakoraga inshuro nyinshi ngo ku munsi ngare benda ko yabasha kuba yabahakabishaho n'umuryango we ko byari ikibazo kuri we rukwereka uyu nawe hakuno najya kureba ego ibyishimo byari byose murajye mureba yo That feeling inside us right now. That is the third step. iriya rero And that's why I couldn't explain it to you. iriya niyo ngingo ya kabiri ariko iya gatatu yo ntago nzi uburyo nayikubwira ariko ubwo nyine nawe nk'umugabo yitekereza iyo biriya bintu byo gufasha bivuye urumva bakeneye ko natwe twifashe rega nabo ngo bakeneye kwifasha kumva iki cyatangiye bagenze kumwenyamwenyamo gutangira kumwenyamwenyamo muri ako kamwanya barakwereka ko urwa rugo rwa mukobwa hari ibintu byari bihaziritse bimeze nk'indabyo biraho hafi cyane ngabo zisiritse aho ngaho rwose hafi imbere y'intuza yabyutse aryabonye ego kumana reka abantu b'imyaka nabo niba ari nde waje kunzanira amawuwa hano jewe n'indabyo nizo bita amawuwa nyine amawuwa flowers irazi kiye kandi jewe twabonaga zimanitse dore ngabo yaje kuzitegereza arazimanura do bigaragara ko andi yabitekereje nabyutse kandi jewe kuzina ryihoraho kandi jewe dore ngabo niba ari nde bakoze ibintu nk'ibi ngabo kubagiye bagenzi arimo aragenda ikuko harimo aribaza ninde wazimuhaye kumva imbere hari n'izindi zigiye ziriyo nyinshi zari ziriyo reya yego ko uzi ko zihari di mpande zose zirahari yego ko mana ariko nanjye ngabo kumbe kugera imbere hari izindi zigiye ziriyo hari ugusanga atari nize ukagenda atoragura ariko kubera ko hari izo yabonye imbere iwe yenda buri muntu yagiye ahabwa urwe unyura ku muhanda ari butora urwe ndagatora urwe nawe uri butora izundi agafilme karacyajyayo kiswe Dragon Unleashed dore ngabo
yagiye akurikirana indabyo twakomeje bagenda kugenda akurikirana izi ndabo ni indabo you can call it whoever you want wazivuga uko ubishaka ari ukuzita indabo nta kibazo ari ukuzita indabyo nta kibazo kubera ko zirarabya kurikira urebe kandi buryo ururabo rwose utaruvomere narwo ruraraba uko indabyo zirabya ni nako nanone ururabo rwose utavomere narwo ruraraba you can call it whoever you want yarakomeje arazikurikira agenda atora man bashyizemo na twa tuni tw'imihondo kandi tutwo nukunda kubi hereye ku turabo twa roza dore ngabo n'utwiroza mbetegereje hakurya iriya n'amazi arimo aramanuka bari batuye n'ubundi hafi y'uwo mugezi ariko iyi si we dore ngabo isi n'ubutamu ku izina ry'uhoraho dore ngabo agafilime nako karacyajyeyo bari babyishimiye kwitegereza hakurya nyamusore ni hari hakurya none hejuru y'umusozi hari ikintu none ahandi hantu hari indabyo nyinshi umusore nayo yarari yagira ngo agende nawe yirira akarefu yagiye ku mazi ubundi nubwo yarya life n'ubundi until the end kugeza kumera n'ubundi he want to survive along igihe kizagera saza kure yapfe ubuzima bw'isi tubamo n'ubundi busa nk'ari ubw'akanya gato atari ubuzima bunini cyane twakabaye twiratira nk'uko tubikwiye kubikora kubera ko ntabwo ari ubuzima bagenzi bwacu buhoraho iteka ryose agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere birabite birarahehe nyamukobwa araje disi aramureba kandi iki gisore ku izina ryo raho giye ibintu ukuntu kiba cyagiye kinegurira indabo nya bari ku mazi ku mariba kurikira urebe bagiye guhagarana hariya nabo barya akayaga ko kuntuza nta kandi karabyo kanyuma naho kari yagiye azinyanyagiza uyu nawe azazikurikiye bw'urumva nyine icya gatatu bari bakeneye cyari kigezweho nta na byinshi byo kuganirerega umukobwa arakeneye umuntu bagomba kubana muri buriya buturo bwa nyirakuru yasize amuraze umurage yari yararazwe yarazwemo iriya nzu kandi nanone yasigirwa indi mitungo dore ngabo kurikira wirebere birarangira bite birarahehe uyu musore mu kanya gato ari umwicanyi ndetse ari muri arigayira ibyo yabayemo ndetse akigayira abagenzi n'uburyo yakuzemo agahindukamo kuri munota hano nahangaha atangiye kugira ikindi cyizere cy'ubundi buzima You forget I was coming with orders? wibagiye ko ndi buzana amabwiriza For a hike. My apologies. nari nagiye gutembera umbabarire I'm not going to give you a hard time about it because I know this one's going to sting. ntabwo ndibuze kuba nabwire ko nzi kubingiye biribuze gusa nkaho biramera nk'urushinge biri bukujombe. Like I said, we don't decide things, we just follow orders, right? nkuko nakubwiye twe ntabwo dutora ibyo dukora dukurikira amabwiriza gusa. I'll be honest with you, this one surprised even me a little bit. But it's unavoidable. nakubwiza ukuri kubera ko ibinange byantunga ariko ntabwo twabura kubikora. Sad, but nothing new. nababara ariko nta gishya kirimo. I know, but this time you need to take out the son. kuri uyu mwanya ukeneye gutwara umwana. Boy. umwana muto w'umuhungu. Yes. yego ugomba gutwara umwana w'umugabo. Because taking out the boy will send a very powerful message to his very powerful daddy. ni kubera ko hano dutwara umuhungu biraza kohereza mu by'ukuri imbaraga zikomeye cyane kuri se. ngagombaga abagenzi kumwicira akana k'agahungu. One of his business dealings is contrary to the national interest and he needs to withdraw. uyu mugabo mu by'ukuri ari muri business zikomeye cyane none zisa nkaho zirebana n'ubucuruzi bw'igihugu. He has been told yarabwiwe more. abwirwa n'inshuro nyinshi ahabwa na za gasupa ariko ntago ajyayo. He's buried his boy
ariko namukahambye umuhungu araza kumenya ubwenge ko ikiri bukurikira ari buzamukurikira muri icyo gituro. Collateral damage. Haya mabiri bugende gute? Turamfata nyine nk'icyangiritse. That's an interesting word. Na magambo akomeye. Uragira ngo usobanure iki? I'm not as damaged as I once was. Ntabwo nge nangiritse nk'uko nasanzwe nangiritse kera. Shit. Bega umwanda. Yes, I know. You've been spending a whole lot of time with her. Nakabimenye maze igihe kirekire urwana n'akaraga kobwa dore ngabo. Other parts of her body ruin your career. Ntabwo wareka akantu karangwa kakwangiriza ejo hawe hazaza. But that's changing. Ibyo biri kugenda bihindura ariko. Gone mad? Bihindura utangiye gusara. You are a soldier. Uri umusirikare. Right. And I won't play the criminal anymore no matter how you try to justify it. Ntabwo nzongera kugira ngo nongera gukinira iby'ubunyabyaha uko wabyita ko ariko kose. Think of it that way. Ntabwo ariko naketse ariko. However, if you're that determined, I can have you reassigned. Niba mbyukuri kugira ngo ugende natuma bakureka ukagenda. Honorable discharge and a pension. Ukagenda mbyukuri ugahabwa n'ubufaranga bugusazisha. Ntugire cyana kimushyirwaho ugahabwa n'ubufaranga nyine bugusazisha. Patience. My heartfelt gratitude. Wakwigendera mbyukuri n'umutima wanjye byose birimo. Ndakuretse ugende. Niba ugira ngo ugende nta kibazo. Ngwe niba agira ngo agende nta kibazo. Kumbe. Kumbe umugabo yicaye hano. Tangiye kuri abagenzi pistol narimo aragenda icyo ataramenya nuko nareba nayo bahita bamurasa dore ngabo. Karaga imbunda. Dore inyenyeri we. Kumbe. Uyu inyenyeri yamwinjije ijosi dore ngabo. Bakimbonera munene right dore ngabo. No. Aramuha mission ngo kugira ngo ajye kwica umwana kandi ntago agishaka kwica abantu. Ngabo wewe. Utanze mission baramurangije kwa kano Colonel. Akimara kumurangiza icyo yakoze ni ikiyaje hanze. Unda backyard. Kuzano hanze bantu murage mureba wewe. Achabari. Nyaritegereza kurya arareba neza. Nyarongera arareba neza. Arareba rwose arakanura arareba impande n'impande yego. Yirebera wa mukobwa nawe horaga areba buri gihe cyose akoza amaso. Yabaga ari kwiyogereza amaso. Ngabo. Agafilime nako karacyajyayo. Kurikira wirebere. Kobwa indabyo arazifite izindi baranaziteye. Cya kijimiro narangije akinaga hakurya. Yagiye dore ngabo bike. Just drive it dore ngabo. Sera twaye bike. Za moto zigezweho. Ngere umusore ari bogari. Kandi ibone umukobwa nawe ugomba abagenzi kumwuzuza dore ngabo. Nabibazo byinshi yarasigaranye ntabyo. Ngo ntago nge nakwica umwana. Ngera amaze bagenzi guhinduka. Guko wabyita ko ariko kose nago ndi ubyemere ko nibikorwa by'ubwicanyi. Haraho yagiye. Aho yagiye ni hemura ukamwanyira abandi basirikare bari hano ari marage. Agapilime na abarabaze binikira. Umugabo urahora. Yagiye abagagura mu kagira imana mwe. Dore ngabo. Arica we egoko. Egoko mana, egoko. Mugabo araho. Ha. Nibara abandi bakoranaga n'abagira ngarangize bose. Bavira rimwe mu nzira aranabaga wewe yaca bari. No. Bandi ntago baramenye ibijya mbere ko batewe. Baraho baricaye barimo araryi bari gucunga umutekano bapana impande zose ariko ntago baramenya bagenzi nubwo bapanuye ko ruhande rumwe rwamaze kwinjirirwa. Urimo urabareba ariko urabareba n'intwaro ukuntu bagiye bapanuye impande n'impande. Urimo urareba kumbe akaguru dore ngabo bitugu ngabo. No. Ah. Ha. Mugenga yarandashesha. Kumbi kwere mararaso iki kigakwepa dore ngabo. Abandi kije kurangiza.
kubera ko yatabarangiza bari kwa mutumono bakamurangiza. Nuvuga niyo kintu kimuzanye atabarangije baba mutumono nabo bakamurangiza. Ni kimwe mu byari bimuzanye aho ngaho dore ngabo. Ha dore ngabo. Atelier cinema dore uko agenda. Arabaga wewe acha bari. Ho. Imbunda nawe yarayifashe. Yarayifashe kandi nawe ararekura ibindi biraza biracyaza ari byinshi. Kino kigo abandi bakirimo ni bari bande. Koloneli wavuye hariya bamaze kumuritura dore ngabo. Ntagatwe bari bakabaruye. Ntagatwe kari kagiye. Ariko amasasu ari kuvugira kure ari kuvugira hakurya de ukene cyane barimo bararase kumbe yagize atya yabonye gicaho hakurya nawe arohereza dore nga kumbe cyari marohereza nacyo cyaje gisatira dore ngabo ni hahandi nashaka urugamba rugweho dore ngabo mugabo ararya uyu nabarya irindi arapima byo ntaguhusha mugabo ntahusha kurikira wirebere biranangira bite birahera hehe haya ho he haya ho kurikira wirebere bitaisha wapi birahera hehe biranangira bite birangire ryari bihererehe no no gabo kurikira urebe yaho tumbedrega uferuzo uri kugenda zitakara umugabo naraho ngaho umugabo nawe araho bari kumuhiga nawe kwepa kandi nabo bahiga dore ngabo nawe yizanye kubatera yaje kubatera kurikira wirebere rero Atelier cinema haya no birarangira bitera dore ngabo biraherera hehe we no kurikira wireberera ha bilakaze we achabari bilakaze haya kurikira urebe birarangira bite kumbe sasu kigabo cyaraniriye muginga arimo aratuvizira sha muginga yarandashe we dore ngabo ikindi kirarirya no dore abantu kubaza biruka dore ngabo commandos n'abakomando we aya kuri kuba bindari hakurya n'abari baramubinda we yarandashe sha no yegoko no kurikira wirebere rero birarangira bite birarahehe za maga abagabo barazambaye magazine
bari bazambaye ku bwinshi dore ngabo isasu ry'akaguru aya munyenga ndashakagura kumbe inyuma ruvuyeyo isasu ry'ibitugu nako ry'imigongo byambaye na bya bullet dore ngabo bya bullet proof yari yabyambaye isasu ntago rimwinjira reka da yarabaye ariko ntago ryinjiye dore ngabo kumbe iki cyakomeje kugenda kikurura ku ruhande mana reka mbwake cyagiye kwigaho kibijya kubwakira dore nga reka rero yarimo arareba nayo ryamuriye kumbe yakuye imbunda akuraho ebyiri nkamuhirya umutwe we kumbe kiriya kintu ntabwo gipfa gutoboka dore nga arongera aragaruka yego ko namuhirya ibitugu dore ngaho nirya umutwe kabisa nari mpfuye uko rivugiyemo dore ngaho ryakubise rirataruka iki ntabwo cyapfaga gutoboka gara ko cyari icyuma gikomeye ntabwo napfa kugikuraho da reka uramenye gikureho rero yabaga yambaye kubera ko ka mwanya twagarutse bagenzi kuri cya kigabo turyo twatangiranye filime umukobwa w'abandi cyajyanaga n'abakimujyanye nibyo ntazi kurikira wirebere Fatiliya sinema kurikira urebe rero ngabo jewe kandi jewe dore ngiki gikobwa ngwino sha ngwino dore ngiki gikobwa ngwino sha ngwino kumbe duruwaje arimo aragenda kuri Cabimex bwa bugari bw'abana kandi ari ikintu gikuru ikintu gikuru kigabo uyu nawe kibonye guko ikintu gikuru bagiye kigabo kirimo agenda kuri Cabimex dore ngabo bwa bugari bw'abana kanzuguru ugeze uko ni ikintu kingana dore akantu kiro dore ngabo gashwe bwa bugari bw'abana bwa Bimex dore ngabo gashwe dore sha ndeberaho gashwe dore ngabo turakagare kiri kugenderaho ngo kagira imana dore ngabo haya You know where you are? Uzahuri niyo magambo oya This is where I killed your husband. Ahantu niciye umugabo wawe rero Because he defied me. Kubera ko mbyukuri yashatse kunsuzugura. Nawe rero nari namenyesheje ko namukashatse kutubahiriza ibyo mubwiye. Nzamwica. Uyu mudokiteri mwiza n'abaraza kuba yagira icyo gukorera niba udashaka kumbwira ibyo nkeneye kumenya. Nothing to do with my husband's business. Jana na kimwe mpuriye mbyukuri nibazo by'umugabo wanjye yakoze. Let me go. Wandika nkigendera. Don't be fooled by his demeanor. Ntugirwe ikigoryi n'ibyo ubona ameze. Bungu ntagakunda abagore. Utagira ngo arabakunda yenda ubona gukoraho kugira ngo byo byakugira ubugoryi ukagira ngo yenda nagukunze reka da tu ntagakunda abagore. Uyu yakoze imirimo y'agataraboneka mpaka bigera igihe by'ukuri ubwonko bwe busa nk'abo buza ariko bugarukira mu by'ukuri mu kubaga ndetse akanabaza. Ubwo niba ugira ngo ukine n'ibitekerezo bye bya byiza cyane uramutse udakozwe ibintu byagutera ubwoba kandi bikanakubabaza cyane bibi cyane. Kigabo kiraho cyungo nago gikunda abagore. Uyu mugabo turaza kumukenera kugira ngo agire byinshi akora kuko atabikoze bigaragara ko ntacyo wavuga. Ko niko biribuze ko byagenda ngiye kuba nakureka ubuwe rero ngo agiye kumureka abuwe dore ngabo yaragiye kumurekera kurikira wirebere rero ngo yaragiye kumumurekera ngo abe uwe kigabo cyaramucakiye kimaze kumucakira abagenzi kirajyana kumbe nabo yajeruka ngwino sha wewe nukaza ndongo na bisogeze navugana nawe kirakurura dore ngabo ngogese navugana nawe ubone mushi dore ngabo ngwino sha nukaza ndongo na biso ngwino sha ngese navugana nawe dore ngabo kirakurura mwo kagira imana
kumbe kugira gutya Doroshi ingumi wawe indi cyaraguye kikaba cyarariyendaga akantu ko kari kabusharira akantu kabusharira nka bwabuvu kiracira ngo ni nka bwabuvu butonya rwose kiracira dore ngaho agapime karacyajya mbere kurikira wirebere rero ha yego ko haya mbe uyu yatangiriwe n'ikindi kira tikura nawe aragiha gingara ha urundi rwaraje dore nguru rwiruka umukobwa ariye ko ari wegeye nshaka ari kwishakira umukobwa ha anyuze he ngo bagenza ariruka arimo aragira ngo ariko yahunga ikintu ariko ikigabo kira ngicyo kiri kwishakira umukobwa cyagira ngo kimurangize kiri gushaka umurangiza hakiri kare ha he ha yego ko ngabo mana ngabo kumbe irema rwana bagenzi n'umugabo bakoranye nanone bakoraga bose imirimo imwe dore ngabo barabarituze barabahotoze barahoturaga dore ngabo anyuze hano na yenda wasanga anyuze ku rundi ruhande dore ngabo banyuze hano na ngo yenda wasanga anyuze ku rundi ruhande agafilime nawe karacyagiye kumbe cyaramuyoye we kimuyoye uyu ngabo dore imigeri yego ko ha kumbe we kina cy'imigeri kirayizi yego ko ha he kumbe nibyo urimo urankorera we yego ko ha ngo nibyo urimo urankorera sha kumbe nibyo urimo urankorera ba bari imigeri wewe acha imigeri acha bari kurikira wirebere rero kumbe ingome ngaho ntago wabara arangije aragenda kira ntago ari ingumi n'imitsibu y'ubwonko yahita ikwama zibari n'ingoma rwose burya zahita zituritsa na tempa dore ngabo mucyara kumire kirazana umukobwa hano kizana n'inyundo murage mva ku bigabo by'ibigome kirambikaho kirangije wowe ubundi kiba kimwambuye n'imyenda dore ngabo kishiraho kizana ka kanyundo abantu nabagomesha aho kiryamisha nkaho ibintu bigira imitima ngabo kumbe yego ko kirayirya kifata inyundo ndetse ifata n'umugabo gifite imbaraga kiranika uyu ni Imana nkora iki Imana nkora iki we ye cyari kinyambuye n'imyenda ku izina ry'Imana nkora iki cya ageteri cye muhurushi yagwa dore yego ko Mana nyundo yemo yego ko Mana ske bantu murage mwirinda ubugome nka buriya kurikira wirebere rero agafilime nako karacyajyayo agafilime bagenzi karacyajya mbere barakwereka muri ako ka mwanya ego njyewe no muntu naneruye sinamuzi yongeye disa mwambika agashati mbwa yafunze igipesu kimwe ariko yenda yapfuye kugerageza yagize atya yongeye kwireba byamuhoraga mu bitekerezo kera kiri umwana arafite inzozi nyinshi kandi zo kugira neza. He had a dream for greatness. Yagiraga inzozi bagiye zo kugira neza. What the child I once was. Be proud of who I've become. Ngumwana nahoze ndi we uno munsi yanyurwa noneho ndimo ndabaho. Yanyurwa noneho ndimo ndabawe. Yumvaga nabyishimiye kuba ari maragenda hinduka. Burya namwe murajye mwishimira burya kuba beza kwira ngo muhore iteka ryose mwishimira kuba mwaba muri babi mujye mwishimira ubwiza. I love you so much. Pig Production, the sound video library.